Ni Kamindi Joshua nko musanzwe mumenyereye murakaza neza muri The Josh Challenge uyu munsi. Bruce Melody ukimara kumenya ko manager wawe ari nawe uyobora Element yanze ko umuhanzi Element mu byukuri ajya mu ndirimbo ihuriyemo The Ben Kevin Kade nawe we wabyakiriye. Ndakwanga nawe nushako nyange. I hate you. Never think about me cause I never think about you too. The Ben nta kintu mu byukuri wabaza Bruce Melody. Watewe n'iki no kunyanga bikageraho. Ngo yigeze kuza kukureba mwiryaho kandi mu byukuri yashaka kugusaba collab. Ngira nimbari byo. Nibyo none se mubeshye ahubwo kuki wabikoze? Kuba yaraje nkunda PlayStation, that's true. Ashaka kuba yaraje ashaka kuba yaraje ngiye nazizo twatangiye shampiyona tugomba kurangiza. None se kuki utamwitabye mu byukuri ahubwo ugakomeza gukina PlayStation? Suko nabishakaga nabikoze mpuze. Ubu kute ko Bruce Melody mu byukuri yaje inshuro nyinshi. Yari inshuro ya mbere yaraje se? Suka kabiri, suka gatatu. Hoya. Bruce Melody hari ikindi mwaba mupfa? Amatwi yawe yafungure, iyindi rimbi kunyure. Ahuri hose unyumve neza kandi wumve yuko ibyo ndi kuvuga mbikuye ku mutima. Amatwi ye yafunguye mubwire. Nasanze ureba inyuma kandi ngendera imbere. Ibyo umutima wawe ushaka sibyo nkeneye. Uri ndyarya urumunebwe urumuhemu kandi kubana nawe nta mahoro nabigizemo. Nasanze inshuti zawe zitanyeneye gusa nanjye zanjye ntizikigukeneye. Urasuzugura uriye nzu urikunda umwanya nagutayeho nanjye ugagenda wicuza. Inshuti ze size se harimo abahanzi no kuja binjiye tutabahaye visa barara tutabacumbikiye banageze iwacu ntibatuza baradutoteza turagorwa. Ahubwo inshuti mu byukuri itagufasha mu bibazo uri guhura nabyo ni inshuti nyabaki. The Ben nawe uri umugabo ugira ikintu ubwira no kuja kwiriye kumbisa ukama mahoro natora gatotsi nagende rwose murabe ondagiye ngisize nawe ndenganya. Tom Close ngawe nk'inshuti ya The Ben mu byukuri team Coach Gael wowe uyibona ute? Ese Karasira ubona mu byukuri team Coach Gael na The Ben baba bapfiki? Ishari inzangano ugome. Tom Close ngawe nk'inshuti ya The Ben mu byukuri nihe nama wagira The Ben kubona abantu bamumereye nabi? Iriye gufata konji ugashaka ikindi wakora. Oyas STMC ukumva ko mu byukuri umuhanzi bita The Ben yareka umuziki? Shara musaza ntabwo apfa kubyoroshye. Ngenda muzi ntago yoroshye tu. Ese nasone ko mu byukuri umuntu bita The Ben yaramaze kuba brand ambassador w'ama company menshi cyane harimo n'ay'inzoga yewe yaranashatse n'umugore kuki mu byukuri Coach Gael na team ye bashaka kumuhemukira? Uko imigisha ziyongera niko abanzi baziyongera uko imigisha ziyongera niko abanzi baziyongera. Ushatse kuvuga iki? Bazishima ruko babaye abisiwe bababara ruko wishimye abisiwe bazishima ruko babaye abisiwe bababara ruko wishimye abisiwe. Nkawe King James mu byukuri ibi Coach Gael ari gukorera umuntu bita The Ben wowe urabibona ute? Gusabira ndenga. Icyo mbaza uri ku ruhande rwa The Ben cyangwa rwa Coach Gael? Namahitamo mfite. Urakoze none se ko Tom Close mu byukuri ari kumubwira ngo nave mu muziki The Ben yashaka ikindi yakora kure amaboko mu mufuka. Wowe mu byukuri bino bintu wigeze ubimubwiraho? The Ben iyo tuvuga nangerageza kubivuga ariko nkabicakure. Gusa none ibi bintu byo kutajya mu ndirimbo umuhanzi bita Element bivugwa ko mu byukuri ari intandaro y'umuhanzi bita Bruce Melody utavuga rumwe n'umuntu bita The Ben. Bruce Melody ni iki mu byukuri wabwira The Ben? Nujo nyini shayo
none se ubu tuvuge ko kweri wamukubise shot mu muziki mu by'ukuri yaguye yarangiye wenda navuga ko byose byarangiye. ubu koko Element twemera umuntu bita The Ben mu by'ukuri ave mu muziki aho basigemo. hari ikintu nta no offense ariko hari ikintu kibaho nese ubundi cyari kumwe na mama mama wambyaye uzari umuntu ndutira mama ku isi nawe ariko naramusize njya kugira ute njya gushaka ubuzima nyine nk'abandi bose none se uwo muntu wakumva ko nta musiga cyangwa nta ariko se nawe ntukavanga ababyeyi na showbiz. Okay, reka twiganire mu bitewe nuko ubona ari abaye banzi mu by'ukuri bakwiriye kuva mu muziki bagashaka indi mirimo y'amaboko. aba Meddy ba The Ben ba Soshomura abantu yamaye nka Bruce Melody. Wowe wumva ari uwuhe muhanzi mu by'ukuri ushobora kureka umuziki agashaka kandi kazi k'amaboko yakora? barahari benshi murabazi, Soshomura, Ivry ninde wundi. Soshomura mu by'ukuri kuki ukirambye wewe mu muziki kuki utawuvamo? ayo niyo mahitamo yanjye ngo iki yumve neza, ayo niyo mahitamo yanjye. nabyumvishije boss, gusa byaba byiza bibaye Abamemutse ninatire y'amagambo nzaba nikigwa. Every wese arazira iki cyatuma areka umuziki? Ubu nta muntu umuzi, ntago abantu bamuzi. Pamela, wowe wumva The Ben yareka umuziki? yego. Okay, reka duse nkaho dusoza Bruce Melody mu by'ukuri niki wavuga dusoza kuri The Ben? ndabyumva mu mitsi mu mubiri nta muti. Mani Marita ariko afite umuti. Nashakishije umuti w'ibibazo tubona muri ubu buzima. Uwo muti ni bwoko ki ko turi muri showbiz nyarwanda? Nibazaga umuti wadukiza amakimbirane n'inzangano. Utubwire niwo dushaka. Nibaza umuti watuma dutuza tugaturana. Irasa ku ntego tubwire uwo muti. Nakomeje gushaka uwo muti wakura w'icyari tugatuza. Ariko se umuti urawufite cyangwa uri mu bushakashatsi? Uwo muti ndawubonye muze mumwe umwese, uwo muti n'urukundo. Ngaho nyumvira nk'uyu muntu ngo urukundo. Kitoko, urukundo ni iki? Urukundo burya ni nka bombo, urukundo rusazanye isabune.